ndabona akunda kumenya abana bashaka akazi. Abakozi bo mu rugo? Murakundana? Niwe sheri wawe? Niwe yaguteye inda? Mbabarira ntabwo meze neza. Nereza igihe ibitekerezo nimera neza nzamukubwira. Umenye ikibazo Liza afitanye nawe cyose. Unekere umenye ibintu byose, ikintu cyose ukimbwira. Alo? Gakawiriwe? Ni Agnes muvugana. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka, I believe so. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka, I believe so. Umva nose urabizi nishiti yanjye naragenda muganiriza umva bira byose shango byari bihuha nyine mukase we abagenda atangaza hanze kugira ngo nyine muteranye n'abaturanyi sha ya cyane shamva mubwire suzi amafaranga wampaye naragiye ndamwongoshya kugira ngo njye nimenyere ibyangombwa bya nyabyo koko mbimenye ko ari shuwa neza kadatwite ndamwungusha nyine tujya kwa muganga umva baramupima asanga ni muzima rwose nta nubwo atwite. Urabizi ko nta kubeshya amakuru yose ngiyewe urabizi ko nteka hano hose baranzi cyane. Nyine wewe reba uko wanyohereza udufaranga dukeya urumva ko nanayakoresheje nyine agashira. Nyohereza nyine amafaranga uko ndayakeneye hari n'ibindi bintu bankeneye gukorereka nanjye ugomba kumwemberega mba nakoze akazi kose. Kuri iyi nimero sawa. Awi. Kimana n'umuhanga kweli. Nse bro, nibwo ukimenya? Fitagera. Ntunambaje nuko byanagenze. Oya nibyo ningiye kubaza ariko nari manje kumeka ngashwa n'ibintu uvuze ari ukuri. Hanyuma ngasoza nkoza ikintu gitumye uva ko ari umukozi w'umuhanga. Agomba nkubwire. Izo mbabura zawe zihurira ahubwo ndabona ubicana byanga no kwaka. Ahubwo ikintu cyo kwaka zungu. Urumva? Umubwira gushyirireho utuburusheti twiza 20. Oya. Ubwo 10 twanye nawe twa. Ubonda guheza na byeri, wibuke wizanire nawe. Maze uyu munsi nze kureba ubugabo bwawe. Oya ariko nyasanzwe ndi umugabo grand frère. Ntabwo nyine ndabibona. Wumva se? None se kunde bugenda bushogoshera nta nagakapu jyanyura bizana muke. Oya kazungu agatanga igikarito kazana. Murezera umva nkubwire. None se karito turaza kurira mu ikarito. Inyama ni inyama wana nubwo bayishyira mu ishashi ntare.
twashaka gukuraho si 20 ra? Yose yakureho yose. 20. Ndemiri yose. Aci. Saba kubikuza. Bikore byose umenshijemo neza. Shyiramo umubare w'ibanga. Niyawe niyabano. Ni ibyanjye n'isi byanjye. Okay, shyiramo nimero yawe. Burya ngo nangahe? 20. Message yaje. Kesa murakoze. Sawa mwana. Nyine ubu tuvugane. Sisi. Humura ntabwo nagenda ntakuriyemo akantu. Sundi perezida. Uretse tugapanga. Hari ikibazo se? Nyine kugafanta nanjye kuguha sibyo? Hayarinze nkaguha 15,000 ukahita umfasa kano gafone kawe. Uzi ko kano ga telefone noneho gasigaye hamagara ni Burayi. Uzi ko nabo bampamagaye hari umuntu uri Burayi twapanzeho none uzi iki twavuganiye ba. Nese ngo guhamagara ngiye bazampamagaraho. Nshaka ni telefone yonyine nyine ukanankoresha simukadi yanjye ntabwo nzakoresha yawe. Umva se. Eretse Sofie nuko baziguhaye. Kandi ubwo nshizemo imiyaga. Sofie nuko baziguhaye ngaho zimereze none nkaguhereza. Perezida. Neza abantu mani twabanye neza twumvikane umpereza agatelefone nyine ariko shaje ako perezida ubu nzajya nkuzana abakiriya wanga no ako kitame nyine uzamamagara ngaho yabare icyeta ryawe wowe ndakwemererega nta bateri tutakumvikana iyo bateri zuko kuva wayigura niko ugiye kuvuga imazemo ingoma ebyiri nyine kugura ahita unyibaruriza kuri yawe umwami yarayikoresheje na telefone nabonye wihase byose mani akasimukadi nyine wagiye ushyiremo nta kindi gisaba no gucaginga noneho yo si ngombwa no kuzajya ucaginga uzajya ukanzanira nyine akuzi ujye uyihura n'umwana yizana inyuma acagingira si byose yaza ngo uri kumushaka turebe akira ndabiza amazinda yawe rasi neza ariko ndakwemera wese suri umuntu wanjye ubwo rero ubwire uriya muntu wawe yate akoresha nyine wibaruze kuri nuza yanjye nana mudodera ku buntu ariko muzaza utujipo nugire tugufi cyokora urakabobo amfashe ndi kumubeshya agire urakabobo kubyo udashobora kumva sibyo utahe yego none sore se tukagerana mu rugo yego mama umva nyine weho n'ubundi waherekana umfasha mpaga serivisi ari umucaka guhamagara kandi nimero ziri mu rugo bizana ingi wanyu koko none se uragira ngo ndahamagara kuri iyo telefone Sesha wamfashije mbabarira basi do iminota 5 basi turagara tugenda gusazana ukuri kwima Agnes we Imana ifasha anyitabye sundi ubwo umuntu guhamagara ninde muraho neza nitwa Liza nimero zanyu nari nazihawe n'umumama bita Muhoza yari yambwiye ko nyine ushaka umuntu wabakorera akazi ko mu rugo kandi nanjye nsanzwe ngakora ndagakeneye yego nsanzwe ngakora ndabimenyereye cyane irangamuntu oya nari nifotoje ntabwo irasohoka ndacyayitegereje alo alo alo
ntawe yarankubye usuye umuntu ankubye mbega umugome. ese koko sheri urumva ushaka kureka ishuri ukajya gukora akazi ko mu rugo? Akwagine ubu koko kuzi ibintu bya hano neza, ubwo urabona natinyuka nkakuzana hano nkitaba telefone na mukada turi hariya, uzi ko ubu tuvugana yahukanye. Yarahukanye kubera ibibazo byanjye. Agne, ndashaka kujya ahantu kure ku buryo mukada atazumva naravuye muri uru rugo, akagaruka nawe akubaka mu buzima busanzwe nk'uko yari yubatse we n'umugabo we. Arega Agne, nubwo papa nkunda ntabwo nkwiye kumusenyera, sinkwiye kumwikoreza imitwaro yanjye. Ikindi kandi niyo naguma hano papa urumva yameza buri kimwe cyose nk'uko byari bisanzwe meze gutya. Sheri ibintu byanyu ndumva bigoye ndumva uremerewe, ariko sha umva mperuka kwa tonto wanjye nyine ntabwo bari bakabona umukozi, ntabwo mbizi neza niba baramubonye, ariko mperuka nyine bataramubona. Namukubariza nkumva niba bamushaka ubundi nkazakujyana. Yewe data sinzi ikintu nagoyemba bana we. Umva maze nakumira burunguri nako ujye umenya ko ndi inshuti yawe. Umva mbwira uzababwire ngo uwo Liza azi gukoropa, azi koza ibyombo, noneho iyo ari gufura imyenda y'umwera ayikuramo ibizinga. Umva nyine ushyiramo isosi, mbese nyine nkubakire mu izina ryiza. Umva nk'amashyi njye nkakwemereye n'ubundi nzakubakira izina ryiza, sibyo? Ungwanaho urankunda sha nkareba Imana niba nzaguhimba iki. Shamba mbona ndi kukugora ntiwabyumva. Oya sheri ntukajye uvuga gutyo. I'm your best friend, please. Ahubwo nyine Gakwaya we ngomba gukomeza kumubeshya mana yanjye nkamuteka umutwe, ariko nyine nkamuha ibinyoma byuzuye. Niba na dirumbi agufite ashaka gukorera nyine bibe bitinda, nta wundi sheri Imana izajya dutegurira tujye dutegereza imigambi yawe, sibyo? Ntukavuga izina Gakwaya, umva urarivuga nkumva umutwe urandiye, nkumva ikintu kizamutse mu mutwe. Umva Gakwaya singishaka kumwumva mu matwi yanjye, niba ari umuntu wamemukiye gishaka kumva muri ya mugabo ntabwo wabyumva. Jya wihangana sheri, none se nyine ko byabaye icyo usigaranye ni ugukomera, sibyo? Komera kaba serious sheri. Ufashe aya mafaranga, sibyo? None se ko yamara Liza, aya mafaranga yafate, sibyo? Ntabwo uzabura icyo yakoresha. Wowe genda, urabizi ko wambwiye ko papa wawe nyine bikugora kugira ikintu umusaba agutunga, kandi ubizi ko utwite. Yafate, ushobora kugira akantu ukenera ukayakoresha, kandi gana nubwo tubizi neza ko akazi dushaka kuta tukabona ushobora gusanga bitinze kandi ukaba uyakeneye. Yose urayamaye sheri, rero twese twayikoze twembi turi kumwe, ibyo twapanze twabipangiye hamwe, sibyo? Niba ari ukubeshya twabeshye, nyine twese tugomba kugabana. Sheri humura, I'm a best friend, you can't remember it. Yeah, Sage sheri ndagukunda. unkorera ibintu nkumva muziki nkora, ntabwo ushobora kumva uburyo Agne njya mu rukundo nagushimira ibintu byose wirirwa unkora ukanyitangira, ushaka kumva uburyo gusa Imana yo mu ijuru izaguhemba. I'm your best friend, don't you know? Sha merci nyine, umbabarire umfashe ibi bintu ntuzabibwire cyose, sibyo? Agne ntabwo nshaka kwibabariza umukunzi, ikindi ntabwo nshaka kumuteranya n'umuvandimwe we. Ibi bintu cyose aramutse abimenye sinzi ikintu yakora. Agne nsezeranya ko utazabimubwira. Agne mbwira please, nsezeranya
sheri nabyo nzavuga ntabwo nzabishira hanze murareka kumera basi genda nagutingije ndaza kuvuga sheri rero nawe ugira ujya ku kazi ntabwo wamara igihe kingana gutyo utagerayo ese abakiriya bazakwibagirwa ndasigura uko rwonyine se cya saa sita nturya genda haza kwiyaranje nta kibazo ariko dukeneye umukozi nyine komeza ushakishe nanjye ashakishe umukenera byo turamukeneye ndamushaka Halo Agnes. Ndagukumbuye nanjye sheri. Amasomo aragenda? Ngaho komeza wige neza ubwo uzadusura mu biruhuko. Ufite ikihe kibazo? Ufite ikibazo cy'amafaranga? Ni ikihe? Bon. Umukozi we ntabwo turamubona ariko nanone ntabwo twapfa gutoragura uwo tubonye wese. Okay, ubwo nta kibazo uzamuzane muri weekend turebe. Sawa, nta kibazo ubwo izo nyamu zazitekera nyine ntubizi ko nta mukozi uhari se. Ngaho ugira amasomo meza. Bye sheri.
Yes, hilo. Ne bintu bye kiraka nshaka n'abantu urakora nani documentaire. Twahure zo kuri office hanyuma nkabuza nabo hanyuma ukabakora budget. Ese ufite ibikoresho? Sawa. Reka tubane mu gitondo. Nashukuru. Liza! Oui, papa. Kuja hapa. Yes, papa. Let's take a amfitekerezo. Ejo ndagomba ndagusubize ku ishuri mvugane na directeur. Ukomeza amasomo yawe, enda yawe ntagire abankuru. Hanyuma yenda nobyara tuzajya gukora ariko ndagomba ndagusubize ku ishuri. Sawa? Papa siwezi. Hawezi. Liza, ntabwo umwana w'umukobwa yabyatabiteganyije bivuze ngo c'est la fin. Ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwe. Leta y'u Rwanda iradushishikariza. Abanyamadini bamwe na bamwe nibo barabesha abantu ariko umwana w'umukobwa yako wakoze ikosa, wakoze icyaha, wababaje Imana, wababaje ababyeyi ariko ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Genda ujye ku ishuri, ukomeza amasomo yawe, nuwabyara tushaka umukozi yo kwita ku mwana. Uje ku ishuri, umwana mubone avuye ku ishuri. Ariko ubuzima bukomeze. Papa, no kabisa. Acha nifikie. Takupatia response. Réponse? Ndiyo. Hii sio negotiation. Kwa nini papa? Ni itegeko. Sunisikilize. Itegeko uragomba usubire ku ishuri. Wikomeza amasomo yawe. Ntabwo narebera wicare kuko watwise ubuzima bwawe burangire. Non, je peux pas. Uragomba usubire ku ishuri. Ibyo bintu urimo wibwira. Aba bahungu bantereta barabona natwise, barana narasebye, abakobwa twigana, baramvuga ebi, bamvuga ebi. It's okay. Bakuvuge me. Ubuzima n'ubwawe. Papa siwache kunisumbua. Sio kusumbua. Mungu nanisumbua kabisa. Ubuzima n'ubwawe ni warafata ikemezo cya nyuma. Ntabwo narebera ngo uze uricara urabyara amashuri yawe yacikize siwezi. Nasikia? Papa sinisikie. Sio négociation. Netegeko olagomba usubire mu ishuri. Sawa? Un point, c'est tout. $1. Ejo tulasubira ku ishuri ryawe navugana na directeur usubire mu ishuri wiga amasomo yawe yarangize kebisanzwe. Umwana tuzamwitaho dushaka umukozi yite ku mwana ariko urakoma asubire mu ishuri. Sawa? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Uragomba ujye ku ishuri. Ntabwo narebera. Ma fille. Ejo hawe hale mu biganza byawe. Sindiyo. Niba directeur atwemereye uragenda usubire mu ishuri kubera ko tubyemera. Genda usubire mu ishuri wige neza nke bisanzwe ubuzima bukomeze. Sindiyo. Papa,
abana bose twigana bazanseka mu minsi iri imbere ndirakura nangire kugenda nk'abamama nk'abagore ndiri imbere bajye banseka ngo ndatwite. uzaba ari umugore utwite. Ntakitangaza kirimo sheri. Uzaba ari umugore atwite. Neshema ku mumama kutwita. Enzira byanyuzemo obli. Abo banyeshuri urimo uravuga abasore bakutereta, abasore bakuseka, nta kibazo. Ngo nutajya mu ishuri ngo wige bakuseke utwite, bazarangiza amashuri yabo wowe bakuseke bakubona uzerera. Bararangije amashuri yabo barimo barafite icyerekezo cy'ubuzima bwabo, wowe nta buzima ufite. Ebyo webyitaho. Aho kuvuga bazakuseke gutyo, genda mu ishuri bakuseke utwite nta kibazo. N'ubuzima busanzwe, ikosa ryarabaye ariko ubli. Subira mu ishuri wige neza, utsenda amasomo yawe, papa arakushigikiye. Babandi barakuba bazakuseke, ejo uzaba uri umuyobozi muri banki, ejo uzaba uri executive mu nzego za leta, ejo uzaba uri umukobwa ufite icyerekezo. Sindiyo? Ndiyo. Aho kugira wagira amasoni, ushobora kugira isoni ejo akazakuseka abonye ubuzima ni bubi. Warangije amashuri warakubona ukora agataro mu quartier, uri macuza amavoka, amafruit. C'est pas ça. Agomba ufate ikemezo, wemere bakuseke, wemere bakubone umuntu wakoze makosa aratwita, ariko ubuzima bwawe urabufite mu kiganza cyawe. Sawa? Sawa. Kandi urafise ubushobozi, urabishoboye, urafite papa arakukunda, je t'encourage. Sawa? Sawa. Gaura, quand ufungure uraryama n'inkweto? Merci. Ça va? Tu es sûr? Ok. Papa genda uryame. Sawa. Genda ujye kuryama. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Papa. Sois forte. Ma fille. Oui, papa. Mbere yo kuryama ubwe kusari. Wakoresheje ababyeyi, wakoresheje Imana, nubwo nakwihoreye. Weka kusali mama wakiriho. Sindiyo? Fubuke ukakusali. Alai iko. Ndiyo. Kakusaidia kwa kujenga na kukupa kila kitu. Sindiyo? Yes, papa. Kakusali. Alai. Sawa. Sawa. Enda lala. Sawa. Sawa, papa. ntabwo ubundi yawe aya masyambire nawe uciye umuntu mu gitondo yabyutse ajya gusenga nanjye munyonyombi nyuma nirukanka nyine niyo mpamvu ndashaka ngo aya masaha wo turaca. Ko Agnes. Uyu mwana muziranye hehe? Nyine tonto Liza twariganaga ariko yabuze minerivare nyine ava mu ishuri niyo mpamvu.
Use hari irangamuntu afite na? Amajoro naraye ndezwa no kuba njyewe nta na rimwe nifuza kubaho umutima uraryana amarira agashoka nta na rimwe nifuza kubaho and I don't know what to do, my baby, and I don't know what to